iyi si lockdown noneho se episode ya 6 ariko mana yanjye haraje hashya ibintu twe tubikora bwa mbere bandi bose bakabyigana Bossman w'i Kigali nagarutse nanone cyakoze murasetsa iya The Focus Media Entertainment ni kugeza 5 kwa 5 mwaturusha amashuri se sha mwaturusha umufungo se sha ngo mwaturusha ubwenge se sha ngo mwaturusha icyo ari kubundi turusha umubosi mwiza se Lockdown series number 1 filime ya mbere igomba guhabwa ikamba igomba guhabwa igihembo filime ya mbere yabonetse mu Rwanda iyi ngiyi yitwa Lockdown nyamuneka hatazagira n'undi muntu ukubeshya bya filime byabo birimo n'ibikurera utamenya filime ya mbere iri mu Rwanda yitwa Lockdown Bossman w'i Kigali umusobanuzi wa mbere mu Rwanda uba wariba wananyoye sobanurira muri mansion abandi basobanurira mu tuzu dutonyoroka minshije nicyo kibazo ubunini Imana basobanuzi bose ubundi bahereye bose barakennye barashonje basobanurira muri location imbi Bossman usobanura mu mindogoro ikiniki cyakoze ibyo ni byatambutse inshamake sasa ko byatambutse dore uko byagenze mu kirendo nata twaje gusanga kumba ari umukozi hano ari umuyaye wa David dore David yaramurebye bimukate amafaranga y'ukwezi kose ko yangwereye se shapeti bwo bizagenda bite kado yego ko mana ajya mu jinga ibyo byose byabaye bagenzi shitana byumva shitani yararimo byumva yarabiteza amatwi shitani uko yarabiteza amatwi bimeze biti byose rimwe bwo mwabise sasa shitani yibajije akabazo ubwo byose arimo babiteye Nyabugogo yageze yate twegeze tubona bagenzi buryo ba David bateguye bagenzi ko Nyabugogo itaririmo byagenze bite kurikira agafilime Nyabugogo gutese kandi bagenzi byibuke shitani yaje gufungura umuryango aruhukira Nyabugogo mama we yaruhukiye Nyabugogo bavuga ati umusanze n'abasase turajyayo tugende nyamuneka shitani bagenzi niko shatse yamugati Nyabugogo mu byo twateguye nayaririmo shitani yageze Nyabugogo ati ako kantu taza kugacikwa shitani n'iki kintu cyamugejeje Nyabugogo hari ikintu cyamutwaye Nyabugogo bagenzi do bagenzi mu byibuke aho twasoreje agaho mu kirero nata atangiye kuruka amaraso mu kirero nata twari tumaze gusanga ari umukozi nubwo yari umukozi hano gusa aratangiye kuruka amaraso bisobanuye ngo hari icyorezo cyari kimaze kubafata we na Pro David hari icyorezo cyari cyamaze kubafata icyorezo kandi kiri ku rundi rwego haya basi bimeze biti abana ngaha bararembye bakeneye muganga bakeneye ivuriro filime iratangiye episode 6 Rabi the Band Bossman w'i Kigali musobanuzi wariye musobanuzi ibikurikirana byose wa mbere mu Rwanda wa mbere nako ku isi yose bastard musobanurira muri mansion sha hey banariye bananyweye The Focus bayabikurikiranye byose bandi basobanuziraga barakennye do chance yarasohotse hari ukomanza ku gipangu bari muri lockdown nta muntu wemerewe kugera keretse mutwara sibo inzego z'umutekano cyangwa se abaganga bonyine shatse cyawo yafunguye umuryango niba ari ifukwije to banza ari ifuku uje hano darafite afite turbox afite twadukoresha tw'abaganga n'iki Simba uje yaje yitwa Simba niba no Mr X nawe ka filime yagasinye mu Mr X munamonye do yagasinye Simba yaraje muganga Simba muganga Simba kano mukitegereze kano mukarebe dodo muganga Simba yambaye inyusi muganga Simba yambaye ikinyusi uyu muganga arashidika ngo muganga Simba rero ukuntu agenda nk'umuntu ufite amaferi hari ukuntu muganga Simba agenda nk'umuntu uri mu feri yamu agenda muri slow motion muganga Simba yaraje gusa shatse agenda yibaza uyu muganga wambaye inkweto z'ibirepe muganga vipi peti babarwaye barimo hariya muganga ko wagira ngo ugenda nka Frere Jacques muganga shitani arasohoka shitani yarasohotse shitani ako haje we muganga yitwa ngo Dr Simba subwa baho koko Dr Simba ntaterusha umuntu ushinge rw'amazi baraho bategereje Dr Simba ibyarimo barategereza muganga ngavura umuntu
wumvise umuntu asakuje bumvise urusaku karabaye bumvise urusaku n'abana rw'iki karabaye bana we simba ataye umuntu urushinge rw'amazi ahantu yewe muganga acaye muri umuntu arasakuza bikangamo bibaza icyo muganga akoze muganga yasohotse muganga arasohoka muganga asohoka dingi do arasohoka nka Frere Jacques muganga arakwamye mwakagira Imana muganga atangira gukanura nk'isaturo muganga atangiye gukanura nk'imbogo muganga ara Frere Jacques dingi do muganga kuza muganga akuraho masike agapfukamunwa iki gihe icyorezo cyari kimeze nabi muganga akuyeho masike shitani aritegereza shitani kwitegereza Nzovu ni wowe satani wowe rero wa mujinga we bastard ibintu byarahindutse biri ku rundi rwego ni Dr. Simba sigaye yitwa Dr. Simba karabaye nzavura amazina yarahinduye asigaye yitwa Dr. Simba yitwa Dr. Simba gute satani yatangiye kumera nk'umuntu munsi amwita na satani yitwa Dr. Simba karabaye shanza byibazaho uyu muntu muraziranyira ndamuzi rwose yari umuboyi hano karabaye waramuboye hano asigaye ari dogiteri nzovu yarasetse amadovuka yagasetse amodorizame we karabaye nyezamu wacu do imyaka 5 ishize sasa kugira ngo Nzovu azabe yarahindutse dogiteri ariko imyaka 5 umuntu yaba yaranize biranashoboka nabyo birashoboka mu myaka 5 ishize do Nzovanga yari ipagasi Nzovanga yari bushari karabaye yari bushari muri runo rugo yari bushari dore ngo yari bush do yakoraga hanga imirimo yose ndetse ntabwo yari we wenyine yabaga ari kumwe na shitani we na shitani barababoye hano muri runo rugo hano kwa Shansi wabo wa Shansi buriya ngo yanyweye amata cyane ngo ni ibintu yakurikiranye ngo mu buzima bwe bwose ni ibintu ngo yabayeho neza ibintu by'imirire mibi ntabyo azi niyo mpamvu buriya ubona babaga dusora abakozi beza bakina banidagadura urabagize abakozi bahaze ibiryo by'abasebuja sha ifiriti ya mbere niyo bayirya inyama ya danje niyo bayirya ikaranze fresh sebuja n'umundi aza yashonje aza yahaze n'ubundi vungere sana mwishe bere muzengukiye barazaga bagenzi buri kimwe cyose bagakorana ndetse bagafashanya buri kimwe cyose babaga ari abakozi beza banakinangura bamaze kurya kawunga ya boss azana hano ya kazi gakurikiranwa neza 5 kwa 5 ibintu byose do mushyushyu wa danje bakurikirana boss asigaze iki niki bakurikirana navungere za boss basomaho vungere se za boss mubizi ko hari igihe veritagira gutya verita umunsi abona ameze nk'isake yarinze sha anga babaga banakurupa cyane amadirishya hose bakurikirana mansion bamenya iki niki abakinga w'Inzovu da Nzovu nawe metere Nzovu burya metere Nzovu akantu k'imbere burya nawe nabikurikirana cyane singorobwa wae Shadibu metere Nzovu asigari nka Shadibu banuhagera uzi ko waga buhagirana Shadibu ngasiga afite sheri mujye mumwitondera buriya ashobora kuzamwaka interview akanazi kwima wowe munyamakuru ubaye bugisha ngo nkwi Nzovu inyama zaraciwe Nzovu Nzovu kamene cendo ukasha boss ateruri icyuma mwagomba kuza nkana harukira 5 kwa 5 aromba rega buriya boss si mwana Nzovu nani birenze riga baboss ritani we twatwoza amazi y'umukire sha ubuse tuzayishyura iki we ntukamenyere batangira sanga urabizi barahazi do gagari bunabihita gagari ras we boss nawe arukuna kanuna nawe nkakuwaku do boss dore boss do sasi gagari nayo yitegereza neza gagari yambara kuriya
we kujapa mwabajinga mwe mwigira murabizi neza bari kukwereka imyaka 5 ishize nzovu yari umuboyi hano bose wabizi neza kuko iyo guhamagaye ngo kujapa ugomba guhita uhanagura byihuse cyane nzovu sasa atangiye kumwaza boss ibaze nzovu gute yamwaje boss iyi ni imyaka 5 yaranitse aranika yewe boss ahita kurya urushari utangiye kuzana imikino wa mujinga we azana hano boss ibi bintu tuba tugomba kubikurikirana 5 kwa 5 boss ukagenda usa neza mu bantu boss ahanga dore boss mbanakira bamba nyine rega wa mujinga nabavanye mu byaro shabo kanura nk'imbeba nk'abajinga mwe none usigaye mwirirwa bakenera mu nzu yanyu kuno hano habazo ahantu kuntu hasa iyi mirimo niyo yabananiye mwabajinga bakoresha abakozi batari kose boss ujye ukoresha abakozi nawe niturya tubayeho nabi turasabiriza boss ibyo bintu uzi ko tumeze nk'abasobanuzi basobanura filime 500 bakaba 2 gusa abasobanuzi nyabona basobanura liste y'amafilime 800 ngo bakabishyura 5 we ujya musengera barasobanuza banyu mufana babayeho nabi umusobanuzi utarirema babayeho nabi bazaniye kurya cyane bazaniye gukora ndabazaniye kurya cyangwa gukora akazi ibintu byose bakabikora boss akazi kose twagakora ariko kubaho tutarya rwose biraguye boss umva ogeje ubusisi mirogeje nose siba niyogeje ibi bintu se sobanuza bavuga ati ngo mwasobanuye nabi ngo mwamwumva remi ngo kunna sobanura kandi yigenga sobanura defakasi yonyine ariko akabasobanura neza ngibwe mubuzwa n'iki babayeho nabi ntabwo boss kinanga imiti akazi kose babaga kose ariko ubusisi mirogeje siba niyogeje ubutaka nibwogeje ibintu birasa nabi boss turabikora urabyumva neza wenye nanga imicuro nanga black je nanga vungere hose nyeneye kugira ngo amere neza niba mwabuze ni hose abameze ni wagomba kumera neza mwabajinga mujye mubireka ibyo sasa banga bafite umuboss banza na wari nyirabuheri aba boss b'inyirabuheri mujye mubyirinda cyane ari gihe boss ari nyirabuheri akakugora koko akakugora akajye yivugisha utuntu twakanaka ati kora naka kora n'iki gira gutya ati nyeneye naza bakiresha bakira b'inyirabuheri murabazi mwebwe muri akamagira ni nanga yese muri kora karo gafilime muzirinde umukiro ukize vuba neza nimba mwabuze n'ikintu mukora niba mwabuze n'icyo mukora mujye muyiturura mwongere muyikurura inzu ubundi ikureho usukure hasi inzu sukure munsi ya fondasiyo yari kibaze nk'iyo ngagari umwirirwa murya si ibiryo byanjye ko mwangire mwari ibiryo byanjye kandi abakozi bari kurekama ko batarya ari karamiki se ubugari se genda vuga ukora toka sa mujinga wivanga hasi mujinga sana kogesa gusa we cishene sana mujinga boss yani nyengurire se boss baza baramukingurira dore boss dore ngagari do inyura mu gipangu nk'imodoka dore ingagari isiga imodoka mu gipangu ingagari yarangiza ikagenda ityo dore ingagari banze ingagari yararoswe banze ingagari rose uyu mubosi ntararahinga we uyu mubosi ararahinga uyu mubosi arya ibishyimbo ku manywa nijoro dore umubosi dore ingendo y'ingagari banze ingagari wagira ngo bayivurnye nk'amavi n'imirundi cyangwa bayivurnye udutsinye insino cyangwa imbeba zayiriye iki n'iki vungere hasi intoryi ibanza zaravuye ingagari igenda nk'umusobanuzi yitwa Kinani Federico yirukanze neza nka gishwimirizo mirefu hari ingendo gishwimirizo mirefu agenda nkamubuza sasa abakozi kugira gutya babonye boss agiye boss kumara kugenda umusa boss aragiye turamukiza hanyuma rero magarakana kiniki yedo abakozi babayeho nabi yawe neza hari umuhanzi nzi wayura kuri abahanzi nabo barakennye buriya mujye mubirinda abahanzi barakennye yayuye nk'umuhanzi neza witwa umuhanzi wa undi arya bamuhanzi ngo je suis ki karirimba ngo je suis yayuye neza nka je suis twitsi bazi bastard twikeke icyo wumvikanye wumvikana vungeri kukanya siniyitiza twagiye vuba cyane ingagari none urumva baje kumisigiye ingagari ndetse ingagari banayicyuza umunyu bari bikeya se bari dukeya se ubutura duhaza ibaza baginga sha no kwirirwa bakoropa gusa ariko bakirwa baborana ngo ibiryo kari bikeze gukoropa gusa isakasaka bajya gusakasaka inzu batazi ngo yubatswe te inzu batazi ngo
kira do sanga yagusangira akawunga boss asigaye arya akawunga irangagare nanjye nayirebye mbona irya akawunga tu Ari hano tuba turi gusobanura tukarya breakfast nkavuga ni ubundi ngagare mu mujyi wa Kigali zirenga iyi breakfast ni zinga. Filime ndi kuyisobanura nijoro niyo mpamvu ntekereza breakfast boss bikurikirana. Do bashanga baranavanga ibaze nawe bayeho nabi cyane boss arya ibishyimbo namubonye rega ngewe navuga ni iriya ngagare kuntu igende icumbagira imeze nk'iyavunitse imirundi n'ingasire. Buretse gato nturye ntaraza nzovu ibyo bintu nabizi urashaka gukura kandi ushaje nzovu afite imyaka 65 iyo tuganira mbwe ati mwana reba iburanye ndashaka gukura mani dore nzovu arya ngwenda gukura nzovu ntuzakura ntuzarengaho nzovu aza gukura nzovu ntabwo uriyeho naryaho gute se hako mani mujye muri kapuraga ntabwo mujye muri kavungare mani sasa bageze bi n'imyaka 5 bari kukwereka nzova gikora muri runugo byagenze bite ako kanya nzovu yabonye amata nzovu bonye amata muri iyi nzu y'imyaka yose tuyimazemo ntiturajya tubona mu mata nzova ayo mata wasanga ari igitera shaka wagira ngo nayimbogo banza arayimbogo nzovu yabonye amata agira ngo nayimbogo cyangwa se igitera do amaze imyaka 2000 aya mazi amazi do kugiye cya Yesu aya mata ngamaze imyaka 2000 ya amata ibaze na amata ya mbere ya Yesu karabaye ayayuyu naho urubye ibintu byinshi ariko aya mata ntabwo nshobora no gukoraho akira winywere nyamuneka nzovu banza yaraje kunywa simikombe nzovu yagufatiye ikivuguto kimaze imyaka 7 nzovu akijyaho afite gahunda yo gukura n'ubundi nawe afite gahunda ngo kuba muremure ngakaresha na muzosi niyo gahunda afite nzovu uriya ntuzabone agira gutya do ikivuguto yagusukiye ahanga sasa mu gikombe agufatira amata nzovu arasa aya mata nzovu yakumwereye amata nzovu akumwera amata bagenzera kujya gukura igikombe ku munwa biranga yagiye gukura igikombe ku munwa biranga aragerageza biranga aciramo imbaraga biranga shiramo kibe bagenzi biranga yashizemo kibe biranga atangira gutitira nzovu baratitira sitani yikangamo sitani yikanze bagenzi karabaye mama we sitani nayo yaramufasha bagenzi bakora igikombe biranga bagenzi nzovu igikombe cyangwa kuva ku munwa gikombe karabaye nzovu arangije akubita akagera sitani yamukubise akantu k'akageri yewe yamukubise akantu k'akageri fata akageri dore akageri yewe nzovu ahita asinzira nzovu yarasinziriye nzovu mu gusinzira amata nyo yaramusinzirije nzovu yanyoye yaramusinzirije haciyeho imyaka 5 nzovu yari umuyaya hano nzovu sasa kumara gusinzira akimara kunywa amata nzovu yarasinziriye nibwo atangiye kwiyongoza aza imbere ya boss amufungira amaferi yagufungira amaferi metere nzovu agufungira amaferi we urashaka iki wa boss noneho wirirwa urya isenene boss yikanze mabonye ari umuyanyi we do boss yabonye ari tagasi we boss yikanga mudure nzovu yatangiye kwiyongoza nzovu arasinziriye biriya byose bagenzi bibaye nzovu nyibuke arasinziriye nzovu yagukuriyemo agapfukamunwa kuramo agapfukamunwa nzovu arasinziriye ubyibuke nzovu arasinziriye ni amata yanyoye amata aramusinziriza bimeze biti haya basi nuko episode ka6 kagenze utazaciko biriya byose byabaye wasanga ari nzovu wari uri mu nzozi iriya myaka yose itambutse bimeze bite bagenzi utazaciko nizakurikira zamane gusonera 5 kwa 5 yitwa Lockdown Bossman w'Ikigali ni ugafata muri we number 1 Bossman w'Ikigali niwe musobanuzi wa mbere Bossman w'Ikigali niwe number 1 Bossman w'Ikigali abayanyo Bossman w'Ikigali abayari Bossman w'Ikigali asobanura muri mansion Bossman w'Ikigali niwe the band Bossman w'Ikigali filime nyarwanda azishyize ku rundi rwego Bossman w'Ikigali I'm out.